Impamvu imbwa zitanywa amazi nk'abantu n'ibindi bintu bitangaje bitandukanye n'umuntu. Murakaza neza kuri aka update. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro kiratuma dusobanukirwa neza impamvu imbwa zitanywa amazi nk'abantu, impamvu amazi menshi asubira hasi ikamira make, n'impamvu mu kanwa k'imbwa nta mwenge amazi yacamo nk'umuntu, n'ibindi bintu byinshi bidasanzwe imbwa zikora bitandukanye n'abantu. Aka update ni channel yihariye ikuzana amateka akomeye yaranze isi kuva rimwe kugeza uyu munsi. Hano dusangira amateka y'abantu badasanzwe ko bagize uruhare mu guhindura isi n'ibyo bavumbuye byanduye ubuzima bwa muntu. Urasanga amateka y'ibihugu n'imico yabyo, inkuru z'abantu bafite ubwenge n'ubushobozi budasanzwe, ibiremwa bidasanzwe byabayeho cyangwa bivugwa mu mateka, amabanga n'ibyabaye byahinduye amateka y'isi. Aka update nurakomeza gukungukira ibitekerezo, ugatekereza kandi ugatangazwa n'ukuri. Ukuri kwa mateka. Niba ukunda kwiga, utekereza no kumenya aho isi yavuye n'aho igana, iyi channel ni yawe rwose. Kanda subscribe, ushyire itafari ryawe kuri aka update. Niba unyurwa n'ibyo dukora, shyiraho uruhare rwawe twereke ko turi kumwe. Kanda like, utwereke igitekerezo cyawe cyakugirira akamaro. Andika comment, usangize ubumenyi bwawe, igitekerezo cyawe cyangwa inama yawe. Kuko inama zanyu nizo zituma iyi channel yanyu aka update irushaho kunguka ubumenyi buhambaye. Kanda share, usangize abandi ijwi ryacu rigere kure kuko muri imbaraga za aka update. Turebera hamwe kandi umwihariko w'imbwa mu buzima bw'abantu n'ibindi bintu bitangaje ku mibereho yazo. Impamvu imbwa zitanywa amazi nk'abantu. Iyo umuntu anywa amazi akoresha iminwa ifunga neza, agakurura amazi akoresheje umwuka bizwi nka suction, amazi akanyura mu kanwa akamanuka mu muhogo, ariko imbwa yo ntabwo ishobora gukora suction nk'umuntu. Impamvu nizi: imiterere y'akanwa k'imbwa. Ururimi ni rurerure kandi rufatanye n'akanwa ko hejuru. Iminwa yayo ntifunga neza nk'iy'umuntu, mu kanwa kayo nta mwenge wihariye wayobora amazi ngo anyuremo buhoro. Niyo mpamvu idashobora gukurura amazi nk'umuntu. Uburyo nyabwo imbwa inywamo amazi. Iyo imbwa inywa amazi, ikubita ururimi rwayo hasi mu mazi, ururimi rwayo rurahindukira, iyo rukurura hejuru amazi akurikira ururimi kubera inertia, imbaraga zituma ibintu bikomeza kugenda. Aho kanya imbwa ihita ifunga umunwa ngo ifate amazi make yazamutse. Imbaraga z'uburemere gravity zituma amazi menshi asubira hasi. Ibi byose bibaho mu masegonda make cyane, imbwa ishobora gukubita ururimi inshuro 3 kugera kuri 5 ku isegonda. Impamvu amazi menshi asubira hasi. Amazi azamuka kubera gukururwa n'ururimi, ariko imbwa ntishobora gufata ayo mazi yose icyarimwe. Gravity ituma menshi agaruka hasi. Nta mwenge mu kanwa wayobora ayo mazi ngo agume imbere. Niyo mpamvu aho imbwa inywera amazi haseseka cyane. Ibisubuswa ni siyansi y'umubiri wayo. Ibintu bidasanzwe imbwa zikora bitandukanye n'iby'abantu bakora. Cyambere no kunuka birenze uko umuntu. Imbwa ifite utunyangingo two kunuka turenga kure cyane tw'umuntu, ishobora kumenya impumuro isigaye amasaha menshi, kumva amajwi atumvikana ku muntu. Yumva amajwi ari hejuru cyane, niyo mpamvu yumva imbeba cyangwa ijwi riri kure cyane. Kubona neza mu mwijima. Nubwo itabona amabara menshi, ibona neza mu mwijima kurusha umuntu. Kwiyumisha amasegonda make. Iyo ivuye mu mazi, irinyeganyeza agakuraho amazi menshi mu masegonda no kugera kuri 5 gusa. Guhumeka ifunguye umunwa, painting. Imbwa nivunika nk'abantu, ihumeka vuba kugira ngo igabanye ubushyuhe. Ucukura hasi mbere yo kuryama. Ni umuco ukomoka ku buzima bwo mu gasozi bwo gutegura aho kuryama. Kurota nk'abantu. Iyo isinziriye ishobora kunyeganyeza amaguru cyangwa gukora amajwi bigaragaza ko iri kurota. Gukoresha umurizo. Ikoresha umurizo nk'ururimi rw'amarangamutima. Umurizo wayo uvuga byinshi: ibyishimo, ubwoba no kwigira icyizere. Kumva amarangamutima y'umuntu. Imbwa ishobora kumenya ko ufite agahinda cyangwa ibyishimo. Gukunda kuba mu itsinda. Ifite imyumvire ya pack, gukunda kuba mu muryango. Kwiruka vuba cyane. Zimwe zishobora kugera ku muvuduko urenze kilometero 50 ku isaha. Kugira ubudahemuka budasanzwe. Ishobora gukunda no kurinda nyirayo ubuzima bwayo bwose. Gukoresha impumuro nk'ububiko bw'amakuru. Kumbwa kunuka ni nko gusoma ibitabo. Kugira ishyari. Zimwe zigira ishyari iyo zibona nyirazo ahunda urukundo rwinshi.
kwiga vuba binyuze mu gusubiramo. Dushobora kwiga amabwiriza menshi cyane. Umwihariko w'imbwa mu buzima bw'abantu. Mu rugo, imbwa ni inshuti y'umuryango, irinda urugo, ifasha abana kumva bafite inshuti, mu mutekano ifasha mu gushakisha ibiyobyabwenge, gukurikirana abajura no gutahura ibisasu. Mu buvuzi, ifasha mu kuyobora abatabona, gufasha abafite ihungabana, kugabanya stress no kuba hafi y'imbwa. Kuba hafi y'imbwa bigabanya umuvuduko w'umutima kandi bikongera ibyishimo. Ubuzima bw'imbwa butandukanye n'ubw'umuntu. Zibaye imyaka mike kurusha abantu, zikuze vuba kurusha abana b'abantu, zigira umubano wihariye n'umuntu umwe cyane, zifite urwibutso rushingiye ku mpumuro kurusha amashusho. Uko imbwa inywa amazi ikubita ururimi, amazi menshi agasubira hasi, amashyi akaba ari yimira. Ni urugero rwerekana ko buri kiremwa gifite uburyo bwacyo bwihariye bwo kubaho. Iyo turebye no kunuka kwayo, kumva kwayo, kubona kwayo ndetse n'umwihariko wayo mu buzima bw'abantu, dusanga imbwa atari inyamaswa isanzwe. Imbwa ntinywa amazi nk'abantu kubera imiterere y'akanwa kayo n'ururimi rwayo. Mu kanwa kayo nta mwenge wayobora amazi nk'uko bimeze ku muntu. Niyo mpamvu ikubita ururimi mu mazi menshi agasubira hasi, make akaba ari yimira. Ariko itandukaniro ryayo n'umuntu ntibigarukiraho. Ifite imbaraga zo kunuka, kumva no kubona ku mwijima birenze iby'umuntu. Ifite ubudahemuka budasanzwe kandi ifite uruhare rukomeye mu buzima bwacu. Imbwa ni inshuti, ni umurinzi, ni umufasha kandi ni ikiremwa gifite umwihariko wacyo wihariye. Uyu munsi twasobanukiwe impamvu imbwa zitanywa amazi nk'abantu, twabonye ko imiterere y'akanwa kayo ituma idashobora gukurura amazi nk'umuntu, ururimi rwayo rukora nk'igikoresho cyo kuzamura amazi kandi ko amenshi asubira hasi bitewe n'imbaraga z'uburemere, make akaba ari yimira. Twabonye kandi ko imbwa ifite umwihariko udasanzwe, imbaraga zo kunuka ziruta iz'umuntu, kumva amajwi ari hejuru cyane, kubona neza mu mwijima ndetse n'ubudahemuka bukomeye mu buzima bw'abantu. Ibi byose bitwereka ko imbwa atari inyamaswa isanzwe gusa, ahubwo ari kimwe gifite imiterere n'ubushobozi byihariye. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinye akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina Gerard Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 31 Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa. Wakunze iki kiganiro ntiwibagirwe gushyigikira ka update, ukora subscribe niba utarayikora, kandi like kugira ngo uduhe imbaraga zo gukomeza, kora share kugira ngo n'abandi bungukire kuri aya makuru, kandi usigire comment utubwire ikindi uvuze ko tuzakora ubutaha. Murakoze cyane kudukurikira. Iyi ni aka update aho twigira byinshi ku buzima n'ibidukikije.